Reka mbashimire nanone inshuti zacu mudukunda aho mwamuherereye hose mu mpande zitandukanye z'isi yacu. Hanyuma rero nk'ibisanzwe turagarutse kugira ngo twongere twicare tuganire turebe ibiba biri kugenda biri gucaracara hano ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'ubusesenguzi bwimbitse bw'ibiba bivugwa muri politike, cyane cyane intambara ihanganishije umutwe M23 ndetse na coalition ya FARDC nk'uko dukomeza kugenda tubigarukaho. Hanyuma rero iyo ugiye kureba ugasanga Uburundi bwamaze kuza muri iyi ntambara, cyangwa se wajya kure ugasanga Uganda yamaze kuza muri iyi ntambara, ndetse n'ibindi bihugu byose byaba bigize aka karere muri rusange. Nkaba ngarutse rero kugira ngo turebere hamwe ibiba biri kugenda bivugwa, ariko mbere y'uko dusimbukira hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nuko byamaze gutangazwa ko uyu nguyu ni Joe Biden, ni uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi yashize. Byamaze kuba bigaragara ko uyu mugabo rwose kugeza ubu ngubu ngo arwaye kanseri ya prostate, kandi ikaba iri ku kigero cyo hejuru, cyangwa se ikaba iri mu magufa nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero abantu bakaba bagenda bavuga bati uyu mugabo ese nabo byabageraho, cyane cyane nk'abantu b'ibihangaye, cyangwa se wenda nk'abantu bakomeye, cyangwa se bafite ijambo rikomeye, cyangwa se abantu umuntu atatekereza ko hari izo ndwara zabageraho, kubera ko nibo bantu bashobora kuba bazivura ku buryo bwihuse cyane. Kugeza amagingo aya ngaya bikaba bivugwa ko uyu mugabo rwose amerewe nabi kandi arembye, nk'uko bikomeza kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero ikindi turaza kuba tubabwira ni uko uyu nguyu ni perezida Donald Trump wasimbuye nyine uyu nguyu perezida Joe Biden, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Uyu munsi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 byatangajwe ko ari buze kugirana ikiganiro na perezida Putin wa Burusiya mu ntambara ahanganyemo na perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Bikaba byitezwe rero ko ibi biganiro biri buze gutanga umusaruro, kubera ko icyo kiganiro kiraza kuba kigaruka ku ntambara ahanganyemo na Ukraine. Ni mu karere ka Ruhango, ni hano mu Rwanda. RGB ni urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwaje kuba ruhagarika amasengesho yaberaga muri ako karere ka Ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe. RGB ikaba yavuze ko aho hantu haberaga ayo masengesho hatujuje ibisabwa, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, ngo ntabwo bashoboye gucunga umutekano w'abahagana ndetse n'ituze by'abahagana. Bikaba byatumye rero RGB ifata umwanzuro wo kuba ihafunze. Ni mu gihe niba mubyibuka neza ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, iyi ni Grace Room Ministries ya hano mu Rwanda yashinzwe na Pastor Julienne Kabanda, nayo yaje kuba yakwa icyangombwa cy'ubuzima gatozi bwo gukorera hano ku butaka bw'u Rwanda. Ni mu gihe izindi nsengero cyangwa se n'amadini n'amatorero byose bitujuje ibyangombwa byafunzwe umwaka washize. Niba mubyibuka neza, inkundura yabaga yo gufunga insengero kubera kutuzuza ibisabwa cyangwa se kutubahiriza amategeko n'amabwiriza. Hanyuma rero RGB akaba ari urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruyobowe n'uwitwa Uwicyeza Doris Karemi. Ni muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ni mu hazi nko mu ntara ya Tanganyika, cyangwa se mu bice bigize Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abarenga 800 bamaze kwandura icyorezo cya korera, ni mu gihe abagera ku 10 bamaze kuba bahitanwa n'iki cyorezo cya korera, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa kuva uyu mwaka watangira mu 2025, nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Ikindi nuko byavuzwe ko, cyangwa se byatangajwe ko imirambo 2 y'abagabo yabonetse, bari bambaye impuzankano y'igisirikari cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku mugezi wa Rusizi mu ntara ya Cibitoki, ahangaha akaba ari mu Burundi, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ibi byose tumaze kuvuga mu mpfunyapfunyi tugiye kuba tubigarukaho, tubirambure, turebe akantu ku kandi. Hanyuma w'icyo usabwa ni uko wankorera subscribe, shana comment, tukajya dukomeza kubana mu biganiro byacu bigenda bigaruka kuri politike, cyane cyane tureba iba biri kugenda bicaracara. Hanyuma rero ntatinze, ni mu karere ka Ruhango, ubwo byamaze kuba bivugwa ko RGB yaba yamaze gufunga ahazwi nko kwa Yezu
Yezu Nyirimpuhwe nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Abantu rero bakaba bari kuvuga amagambo menshi cyane agiye atandukanye, bakavuga bati ese ni igiki kiri gutuma RGB ikomeza kugenda ifunga n'ahantu wenda twavuga ngo harakomeye, cyangwa se abantu wenda bashoboraga kuba birukira mu hasigaye bakahahungira, hanyuma bakareba ko bajya kuruhuka ku mutima cyangwa se bajya gutura Yezu ibibazo baba bafite. Ni mu gihe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 hariya i Vatikani kwa Papa Leo wa 14 watowe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Uyu nguyu yaje kuba yimikwa, akaba yari yimitswe ku mugaragaro, akaba yarambitswe icyo twita poliyumu, cyangwa se ni ikimenyetso kigaragaza ko abaye umusimbura wa Petero, cyangwa se aragijwe abakristo gatolika cyangwa se abaye umushumba wa kiliziya gatolika ku isi muri rusange. Uwo muhango ukaba ukorwa n'uyu nguyu umwepiskopi wa Roma, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Iyo mihango cyangwa se kwambikwa iyo poliyumu abikorera kuri uyu mupapa mushya watowe, ni papa karidinari, cyangwa se yari yitwa Karidinari Prevost Francis, akaba akomoka ku mugabane wa Amerika, by'umwihariko muri state ya Chicago, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka kwa Perezida Donald Trump. Akaba ari ibihangange bibiri navuga ngo byose byahuye, igihangange kimwe kigiye kuyobora isi muri rusange mu bijyanye na politike, hanyuma ikindi gihangange nacyo kikayobora ibijyanye na kiliziya gatolika ku isi, cyangwa se imyemerere hano ku isi muri rusange. Ibi ngibi bikaba bitaragiye bivugwaho rumwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ubwo bavugaga bati ni gute Amerika ishobora kwikubira ubuyobozi, ni gute bashobora kuba bagiye kuyobora isi muri politike, bakayobora n'isi mu myemerere. Ibi ngibi byaba bishatse kuvuga iki? Ariko ikintu kiriho nuko nta kundi byagenze, nuko nguko niko Nyagasani yabishatse, cyangwa se bakongera bakavuga ko ngo ari politike, ngo ari ibyapanzwe. Abantu benshi bagenda bavuga ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, cyangwa se abasesenguzi mu bya politike bakavuga ko ni Roma naho rwose bamaze kwivanga, cyangwa se nabo bagira politike, ariyo mpamvu ngo gutora papa, uriya muhango ubaho w'uko habanza kuzamuka umwotsi w'umukara cyangwa se umwotsi w'umweru, hazamuka umwotsi w'umweru hakaba habonetse papa, ariko hazamuka umwotsi w'umukara papa akaba atabonetse, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bivugwa. Abandi batemeranya n'ibi ngibi, cyangwa se batemeranya n'aya mahame, bakaba baragiye bavuga ko umwotsi w'umukara kuzamuka kwawo bisobanura ko ari umwirabura uba ubonetse, kandi bikaba bitakwemerwa ku isi ya Nyagasani ko umwirabura ayobora kiliziya gatolika ku isi. N'ibindi byinshi cyane byagiye bivugwa, bakavuga ko rimwe na rimwe usanga ari ibishingiye ku ivangura ry'amoko, cyangwa se ngo ari imihango ya gipagani, cyangwa se imihango ishingiye ku bijyanye no gukorera Satani cyangwa se imyuka mibi. Ni byinshi cyane byagiye bivugwa, ariko kugeza ubu ngubu ikiriho cyo nuko papa mushya aturuka ku mugabane wa Amerika, ndetse akaba ari n'igihangange hano ku isi, navuga igihugu cy'igihangange ku isi kiyoboye isi muri politike, nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Abenshi bakavuga ko rero, cyangwa se abasesenguzi cyangwa se abareba wenda mu nzagihe, bakaba bavuga ko Amerika ishobora kuzazana, cyangwa se iyo ugiye kureba usanga intambara ya gatatu y'isi, Amerika ishobora kuzabigiramo uruhare rukomeye cyane cyane tugendeye kuri ibihugu bya NATO, nk'uko bikomeza kugenda, cyangwa se ibihugu bigize umuryango wa NATO, nk'uko bikomeza kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero iyi Grace Room Ministries yaje kuba nayo ifungwa, ariko nk'uko byagiye bigenda bigarukwaho cyane, abantu bakaba baravuze bati ni gute umuntu utazi gusoma no kwandika, ubwo ni mu buhamya bwagiye butangwa hariya muri Grace Room Ministries ya Pastor Julien Kabanda, bati umuntu utarigeze amenya cyangwa se atarize gusoma no kwandika, ni gute ashobora kujya muri telefoni, cyangwa se ni gute ashobora gufata ikaramu, cyangwa se ni gute ashobora kujya kuri mashine akandika ubutumwa akabwohereza umuntu, hanyuma uwo muntu akamusubiza, akabasha kubisoma, ibyo asomye akabyumva, akabasha kubishyira mu nyurabwenge, hanyuma akamusubiza. Ati ibyo bintu ntaho byabaye, ibyo bintu ni ubutekamutwe, ibyo bintu ni ubuyobe. Mu minsi iri imbere abantu bazajya bajya gusenga batazi gusoma no kwandika, cyangwa se abantu bananirwa kujya mu ishuri kujya kwiga, bajye gusenga bumve ko baramenya gusoma no kwandika kubera ko basenze. Bati ibyo bintu ni ubuyobe. RGB iravuga iti ibintu ntabwo twabyihanganira.
ni gute umuntu ashobora kujya kuri mashine akandika mu rurimi rw'icyongereza akandikiranwa n'umuntu wenda uri muri Canada atarigeze yiga, cyangwa se wenda mu rundi rurimi runaka atarigeze yiga, hanyuma ubutumwa uwo muntu yanditse yamusubiza nawe akaza kuba yabyumva nawe akongera akamusubiza ati ibyo bintu ntaho byabaye, ibyo bintu ni ubuyobe. Ni ubutumwa bwagiye butangwa aho ngaho muri Grace Room Ministries mu masengesho yagiye abaho cyangwa se mu biterane byagiye bibaho, dore ko uyu mugore yakurikirwaga n'abatari bakeya cyane, benshi ku mbuga nkoranyambaga, yakurikirwaga n'abanshi cyane, bose wasangaga bateretseho rwose bari kura, kuko wajya kureba ugasanga yageze mu bihumbi views, ibihumbi 150 cyangwa se 200 300 gutyo, kandi biri live. Wajya kureba ugasanga ikiganiro cyagize nk'amasaha 2 3, amasaha 5, amasaha 10, kandi ugasanga cyarebwe. Abantu rero ibi byose byagiye bibatangaza. Urumva rero ko abantu bose baje kuba bakureba bagera mu bihumbi 150 cyangwa se 200 cyangwa se 300 mu gihe kingana n'amasaha 2, n'abantu benshi cyane. Ibi byagiye bitangaza abantu rero, nibwo RGB yahagurutse iravuga iti ibi ngibi ntabwo bibaho, ibi ngibi ntabwo bishoboka. Nibwo yaje kugira gutya rero ihita yaka uyu muryango icyangombwa cy'ubuzima gatozi bwo gukorera hano mu Rwanda. Hanyuma ikindi, hari uwigeze kwandika ku rukuta rwe rwa X avuga ko ngo Pastor Julienne Kabanda akorera Satani, akorana na Satani, ngo imbaraga afite ntabwo ari imbaraga z'umwuka wo mu ijuru cyangwa se imbaraga z'umwuka wo kwa Yezu. Reka data, ni imbaraga za Satani. Ibi ngibi ngira ngo murabizi ko kuva kera na kare, cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda bivugwa cyangwa se bigarukwaho, abantu benshi hano ku isi hari imbaraga zindi z'umwuka zindi zigenda zibaho. Abantu bakavuga ko ari imbaraga z'ikuzimu cyangwa se z'umwijima, ugasanga umuntu ari gukora ibitangaza nk'uko byagiye bigaragara, ariko mu by'ukuri atari imbaraga ziturutse mu ijuru, ahubwo ari imbaraga z'ikuzimu. Abantu rero bakavuga bati nta kuntu umuntu ashobora kugenda aranga akora ibitangaza umbwire ngo ni imbaraga ngo zaturutse mu ijuru. Ati se gute? Ni gute se? Yaba asabaye Yezu? Niba mubyibuka neza, no muri Bibiliya hari ahantu byanditse ko ngo mu minsi ya nyuma hazagaragara cyangwa se hazavuka abantu bazaza biyita Yezu cyangwa se bazamwiyitirira, bagakora ibitangaza mu izina rye, ariko mu by'ukuri atari byo, ari ubuyobe. Abenshi bagafata Kiliziya Gatolika bakayihuza na biriya byo muri muhango wo gutora papa, bakavuga ko byose icyo kintu kibaho cyangwa se umuhango ubaho agaragaza ko ari imyuka y'ikuzimu, ari imyuka ya Satani. N'aba ngaba bagenda bigisha ijambo ry'Imana bakagenda bakora ibitangaza mu izina rya Yezu, nabo ari imbaraga za Satani nk'uko byanditse muri Bibiliya. Hanyuma n'ibi byose bigenda bibaho, abantu bagenda biyitirira cyangwa se bagenda bavuga ubutumwa mu nzira, ibyo byose bikaba byitirirwa Yezu, ariko mu by'ukuri akaba atari Yezu, ahubwo ari imbaraga za Satani. Mwa bantu mwe, hano mu Ruhango hateraniraga abantu benshi cyane bafite imbaraga navuga ngo z'amasengesho, ariko tukaba tutabizi niba ari imbaraga z'amasengesho koko nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Bagasenga hakaza kubaho ko ngo abantu ngo bakize indwara. Hariho abagiye batanga ubuhamya ko bakize ngo sida, hariho abatanze ubuhamya bavuga ko ngo bakize indwara z'umutima n'izindi ndwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Abenshi bakagenda bagasubirizwayo ibibazo byabo, tuvuge wenda nk'ibibazo byo kubura urubyaro cyangwa se wenda ibibazo byo kubura urushako. Yaba ari umukobwa akaba yagenda yajya muri ayo masengesho ugasanga abonye nk'umugabo arashatse, cyangwa se yaba ari umusore warabuze umugore ugasanga abonye umugore, n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Biraza guhuzwa n'ibingibi bya Pastor Julienne Kabanda nawe wagiye agaragaza ko ngo hari abantu bakize bagakira indwara ya sida cyangwa se n'izindi ndwara zigiye zitandukanye nk'ayo madiyabete n'izindi indwara z'umutima, indwara z'umwijima nyinshi cyane. Ibyo byose ngira ngo murabyibuka, ni ubuhamya bwagiye butangwa. Ariko uyu nguyu waje avuga ko ngo yakize indwara ya sida, RGB irashiraho akabazo iravuga iti ariko ni ibiki? Ni gute umuntu ashobora kuba arwaye sida hanyuma akagira gutya akajya gusenga agakira? Ibyo bintu bishoboka gute? Ibyo bintu bibaho gute? Ari byo biraza kongera kugaruka kuri za mbaraga z'umwijima cyangwa se za mbaraga za Satani, cyangwa se gukora ibitangaza bigenda bikorwa. Abantu rero bikaba byarabacanire cyangwa se ugasanga ni urujijo. Abenshi ugasanga rero nta kindi bagamije kwishakira indonke kugira ngo babeho bakoresheje izo mbaraga z'umwijima.
ubwo rero wajya kure ugasanga abantu bose bamaze gushirirayo, wajya kureba ugasanga rero hano ku isi muri rusange abantu bose ntabwo bari gukora bagamije kwereka abantu babayobotse cyangwa se abayoboke babo inzira igana mu ijuru, ahubwo wajya kure ugasanga ni inzira njya kuzimu. Kugeza amagingo aya ngaya ntabwo turasobanukirwa ngo ese abantu bakira indwara hariya mu Ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe nibyo bisubizo byose nakubwiye bagenda babonerayo, n'abagiye bakirira mu nsengero zigiye zitandukanye zafunzwe, ndetse n'urunguru ruherutse gufungwa rwa Pastor Julienne Kabanda, abo bose ni imbaraga z'Imana cyangwa se hari izindi mbaraga zihishe inyuma tutazi zishobora kuba zituma ibyo bitangaza bigenda bibaho? Niba mubyibuka neza, uyu ni Padiri Obaridi Rugirangoga yaje kuba yitaba Imana, yagiye akora ibitangaza bigiye bitandukanye, ubwo nawe aho yateranaga mu masengesho ahantu hagiye hatandukanye, mu paruwasi agiye atandukanye. Ndabyibuka yigeze kuza muri paruwasi ya Rwaza, icyo gihe abantu barasenze, iherereye muri katedrali ya Ruhengeri, paruwasi ya Rwaza. Ni muri paruwasi za mbere zabayeho cyangwa se zashinzwe n'abamisiyoneri bakigera hano mu Rwanda, kuko bivugwa ko yashinzwe mu mwaka w'1903. Murumva imyaka ishize uko ingana. Icyo gihe uyu nguyu Padiri Obaridi yakijije abantu benshi. Hari abantu benshi bagiye batanga ubuhamya bavuga ko bakize sida. Hari abantu benshi bagiye batanga ubuhamya bavuga ko bakize diyabete, bakize umutima, bakize n'ibindi byinshi cyane, bakoranaga na Satani, iyo myuka mibi bakoreraga bakaba babitaye, bakabyijishura bagashyira hariya bakajugunya, bakavuga ko ngo ibyo bintu ngo batazakomeza gukorana nabyo, nuko babaga babikenyereyeho, cyangwa bya bindi abantu bagenda bakenyereyeho tutazi. Ibyo byose ni imbaraga, cyangwa se nibwo yari acyadukuye umugabo, ni imbaraga ngo yagiraga zo gusengera abantu, noneho abantu bagakizwa. Kugeza ubu hari n'abandi babanje mbere bagenda bavugwa mu myaka yagiye itambuka kera cyane. Hari n'uwo numva bavuga ngo witwaga Mukiza, mu mwaka w'1900 muri za 80 gutyo, nawe ngo yagendaga agakora ku muntu, yakora ku muntu ngo umuntu akozeho agakira indwara. Hari igihe abantu ngo bamaraga icyumweru barimo gusenga, noneho we igihe aziye akaza muri bantu bamaze icyumweru bari nko gusenga, akagira abantu bamwe na bamwe agenda akoraho. Nko muri abo bantu bamaze nk'icyumweru bari gusengera aho ngo baranambye, agakora nko ku muntu umwe, cyangwa se akaza akabitegereza ntagire n'umuntu akoraho, agakomeza akigendera. Cyangwa se ugasanga wa muntu umaze icyumweru ntabwo amukozeho, ahubwo uwaraye aje uhamaze nk'umunsi umwe niwe akozeho. Hanyuma uwo yakoraga rero yaramukurikiraga, yamara kumukurikira akagenda, hanyuma akajya kumusengera hirya aho ngaho aho yari yarateguye n'iki, yarangiza akaguha amazi y'umugisha. Iyo bagaguhaye amazi y'umugisha rero ngo cyari ikimenyetso cy'uko indwara zose ufite cyangwa ibibazo byose ufite bisubijwe. Abantu rero ibyo bintu byose bakagenda babifata bakavuga bati ibi bintu byagiye bibaho cyangwa se byatangiye iki n'iki. Hari abandi bantu bagiye bashinga amadini n'amatorero, ibyumba by'amasengesho, bakavuga ko basengera abantu ngo bakize. Hari abajyaga mu myuka bakajya hari abakititiza bakagira bate. Ni byinshi cyane byagiye bibaho, byagiye biba iyi nkundura yo gufunga insengero itarabaho. Ibyo byose bikagenda bigahuzwa, abantu bakavuga bati ni ibiki biri kuba? Ibi bintu biri kuba ni umwuka wera cyangwa se ni umwuka wa Satani cyangwa se n'imbaraga za Satani? Kugeza saa izi ngizi tukaba tutarasobanukirwa ngo tuvuge ngo ibiba biri kuba ni imbaraga za Satani cyangwa se n'imbaraga z'umwuka wera. Kugeza amagingo aya ngaya RGB ikaba igenda ifunga n'ahantu twagakwiye kuba dufata nk'icyitegererezo. Ndavuga mu Ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe hateraniraga imbaga y'abantu benshi, imbaga y'abakristo n'abaturutse mu nsengero zigiye zitandukanye, arabo badiva, arabo ba penta, arabo ba kibose, bose bagateranirayo bagasenga. Ariko kugeza saa izi ngizi RGB ikaba ihafunze. Nawe ubwawe ushobora kwibaza ukavuga uti ibi bintu bizagenda bite? Ibi bintu bizarangirira hehe? Ibi bintu biracura iki? Ni ibintu bitoroshye.
niba ibyo dutekereza cyangwa se ibingibi bimaze kukubwira dushobora kubifata tukabihuza tukavuga tuti abo twatekerezaga ko ari bo bantu bashobora kuba badufasha wenda kugira aho batuvana bakagira n'aho batugeza cyane cyane mu bijyanye n'imyemerere cyangwa se bakatwereka inzira dushobora kunyuramo, inzira igana mu ijuru twese turangamiye, wajya kureba ugasanga nabo biravugwa ko rimwe na rimwe batujuje ibisabwa cyangwa se ibyangombwa byo kuba bakora uwo muhango cyangwa se byo kuba bakwakira aho hantu. Kugeza ubu ngubu ikintu cya mbere kiriho ntituzi ngo ese ni ahantu hatoya kuba hateranirwa n'abantu benshi, ese byaba bishatse kuvuga ko ari ahantu hatoya niyo mpamvu RGB hafunze? Ese kuba hateranirwa n'abantu bangana gutyo wenda ikijyanye na tuwarete, abantu baba bagiye nko kwihagarika bashobora kubura ahantu bihagarika cyangwa se kwituma, umuntu ashobora kuba agiyeyo nk'uko nyine haba hagiye abantu benshi cyane bagiye batandukanye bafite indwara zigiye zitandukanye, ugasanga umuntu yagiye azi ko ari bukire ariko kubera wenda akavuyo kahabereye ugasanga wa muntu ahubwo aburiyemo umwuka, cyangwa se kubera ko hatuje ubuziranenge kwanza ugasanga wa muntu ahaburiye ubuzima. Yagiye azi ko ari bukire ariko noneho gukira ko ntibikunze ahubwo ahaburiye ubuzima. Ni byinshi cyane wenda bishobora kureba ngo ese ni hatoya, ese ni ikihe kibazo? Kugeza ubu ngubu ntabwo abantu barasobanukirwa ngo bamenye ngo RGB kuba yafunze hano mu Ruhango byatewe n'iki, ni ikihe kibazo gihari. Ariko mu minsi iri imbere ibingibi tuzabisobanukirwa, tuzamenya ibyo ari byo, iminsi duhishe byinshi. Hanyuma rero navuga ngo ni inkuru yabaye nkaho itari nziza kubera ko twari turi mu muhango wo kwizihiza papa mushya watowe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, animikwa ku mugaragaro nk'umushumba musha wa Kiliziya Gatolika ku isi cyangwa se umusimbura wa Petero, ubwo yambikwaga poliyumu, murabyibuka, n'umwepiskopi wa Roma ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025. Ngira ngo murabyibuka ni mu muhango wabaye aba bakaridinari harimo na Karidinari Antoine Kambanda wari hariya i Vatikani, nawe mu muhango wo gutora papa mushya, ari nabwo bwa mbere u Rwanda rwari rugize umuntu wa participye uwo muhango wo gutora papa mushya. Ni mu bakaridinari bagera ku 133 bari bemerewe gutora, mu gihe hari hagiyeyo 135 ku isi muri rusange, ariko bagezeyo bamwe bararwara abandi bitwara nabi, hasigara 133 aribo barahiriye uyu muhango wo gutora papa mushya, Papa Leo wa 14 watowe ku itariki ya 18 rero nk'uko nabivuze, akaba yarimo kwambika poliyumu n'impeta ndetse n'umwambaro bamwambitse mu ijosi, ibimenyetso bigaragaza ko abaye umusimbura wa Petero. Byo mwarabibonye mu mihango yagiye icaho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'uko twagiye tubibagezaho. Uyu rero Antoine Karidinari Kambanda akigera hano mu Rwanda, urumva inkuru yahise imwakira cyangwa se yakirijwe inkuru y'uko ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango yafunzwe. Ni ibintu rero bitari byiza, nkaba navuga ngo ni inkuru mbi kuri Kiliziya Gatolika muri rusange cyangwa se ku bakristo Gatolika muri rusange. Ariko nta kundi, ntabwo ari ukuvuga ngo ni twebwe twenyine, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abakatolika twenyine, ahubwo iyo ugiye kureba usanga ari biri kuba muri rusange hano mu Rwanda, nk'uko n'izindi nsengero zagiye zifungwa nk'izo za Grace Room Ministry zinagiye ngarukaho, n'izindi nsengero zagiye zifungwa za ADPR, umuriro wa Pentecote, ni byinshi cyane. Insengero zagiye zifungwa ni nyinshi cyane. Yes, iyi ngingo rero reka tuyireke, wenda tuzanayigarukaho mu bitangazamakuru bizagenda bisohoka bindi, ubwo tuzongera kwicara hanyuma twongere tugirebeho, twongere tukiganireho. Ariko ibyari biriho ni ibyo ngibyo. Hanyuma ikindi naje kuba nkubwira nuko uyu nguyu ni uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Joe Biden. Akaba yasanzwemo kanseri, ariko ntabwo ari bwo bwa mbere kuko byari bimaze iminsi biri guhihizwa ko uyu mugabo arwaye kanseri kandi ya prostate. Ikaba rero ngo yaramaze kugera mu magufwa,
kanseri ya prostate cyangwa se prostate ni igice kigirwa n'abagabo bonyine, kuko abagore bafite ikindi gice cyabo cyihariye twakita clitoris, nacyo reka nkivuge. Ni igice gituma umudamu cyangwa se umukobwa agira ibyiyumviro byo kuba yakumva ashaka umugabo, cyangwa se ni igice cyihariye gishobora gutuma umudamu cyangwa se umukobwa agaragaza ko ari muzima mu buzima cyangwa se muri kamere ye. Ngira ngo icyo gice ni igice cyihariye ku badamu, ariko reka twigarukire ku gice cya prostate. Prostate rero uze kuyigereranya n'ako gace nkubwiye ku badamu, nacyo ni igice cyihariye ku bagabo gishobora gutuma cyangwa se gishobora gufasha umugabo kugira ibyiyumviro mu gihe ari gukora sex, cyangwa se ni igice kigaragaza ko umugabo ari muzima muri rusange, kubera ko ni igice gifasha umugabo kumanajinga amasohoro ndetse n'inkari. Akaba ari igice gituma umugabo ajya kwihagarika igihe bibaye ngombwa, akaba ari n'igice gifasha umugabo kujya gukora imibonano mpuzabitsina agasohora igihe bibaye ngombwa, cyangwa se igihe nyine ari gukora iyo mibonano. Hanyuma icyo gice wumva akamaro kacyo kiramutse kidahari, bikaba bishatse kuvuga ko umugabo ashobora kujya kwihagarika inkari zikazana n'amasohoro, cyangwa se yaba ari gukora imibonano mpuzabitsina amasohoro akazana n'inkari. Sinzi niba wamaze gusobanukirwa icyo gice akamaro kacyo. Icyo gice rero gikunze gufatwa n'indwara zigiye zitandukanye, harimo nko kubyimba, kikaba cyagira ibibazo byo kuba cyabyimba biturutse ku myanda yajemo. Hanyuma rero iyo myanda niyo igenda ikura uko igenda iba myinshi muri icyo gice nakubwiye. Uze kugifata nk'agahombo cyangwa se nk'agahago, reka tubifate nk'agahago. Hanyuma kikabyimba, cyazabyimba rero kikaba cyazamo ibisebe. Ibyo bisebe rero rimwe na rimwe nibyo bivamo iyo kanseri ya prostate. Iyo hatabayeho kwivuza hakiri kare, ikiriho cyo havamo ibyo bibazo nkubwiye. Harimo kuba wananirwa gukora iyo mibonano mpuzabitsina, harimo kuba wananirwa kubyara, cyangwa se kuba wagira ibyo bibazo bya kanseri ya prostate. Hanyuma ikindi, abahanga cyangwa se ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko ibyo bintu ahanini bishobora guterwa n'uburwayi bwaje mu mubiri muri rusange, nk'uko umuntu ashobora kurwara bisanzwe, cyangwa se bikaba byaterwa no gukora imibonano mpuzabitsina cyane, ariko biturutse ku mbaraga za produit chimique wakoresheje. Tuvuga nk'abantu bakunda gukoresha nk'ibinini bya Viagra, n'urugero ntanze. Simvuze ko ibinini bya Viagra bitera prostate, n'urugero ntanze. Uwo muntu akaba yakoresha nk'ibyo binini cyangwa se n'ibindi byose bishobora gutuma ugira imbaraga zidasanzwe z'umubiri mu gukora imibonano mpuzabitsina, bikaba byatuma rero kubikoresha cyane bishobora kuzagutera icyo kibazo. Ikindi, bavuga ko iyo umuntu akunze kwikinisha cyane, kwikinisha ni kuwufata umwanya wawe w'ibanga ukawucokoza ukaza kurangiza nta mibonano mpuzabitsina yabayeho, cyangwa se kuriya habaho kugenda ugafata sex yawe ukayiha umukobwa, ibyo bita gusakinga diki, ukayimuha mu kanwa akayonka, hanyuma ukaza kurangiza. Biriya byose, ibyo byose nkubwiye ni bimwe mu bintu bitera prostate. Uyu mugabo rero ni Joe Biden, wigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yagize icyo kibazo cy'indwara cyangwa se cya kanseri ya prostate, kandi ikaba iri hejuru, kandi ikaba yaramaze no kugera mu duce cyangwa se mu magufwa agize kiriya gice nakubwiye cya prostate. Bivuze ngo iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo yewe no kuyivuza hari bishobora kuba bitashoboka kugeza ubu ngubu. Ariko twese twambaye umubiri kandi nawe byakugeraho. Gusa ikintu kiriho ni uko uyu mugabo navuga ngo ari mu mazi abira, cyangwa se amerewe nabi, ubuzima bwe buri mu kaga kuko iyo amaze kugira icyo kibazo. Sinzi rero wenda ku bushobozi bwe cyangwa se ku buhangange bwe, ni abantu bafite amafaranga cyangwa se wenda bashobora kuba bafite uburyo bashobora kwivuzamo, niba hari umuganga ushobora kuzaboneka akaba yamuturitinga iyo prostate, iyo kanseri ya prostate akaba yakira. Simbizi, ariko ni abantu baba bazi imiti cyangwa se baba bazi kwivuza biri hejuru, biri ku rwego rwo hejuru. Guhenda reka dutegereze turebe, wenda ashobora kuzayikira, ariko ntawamenya. Gusa amahirwe ariho ni makeya cyane, nkaba navuga ngo ni nka 20% ngiye kuri ngewe, bitewe n'ubushakashatsi cyangwa se n'ibitabo nasomye, cyangwa se n'ubushobozi naba mfite, cyangwa se wenda numva ku bijyanye na prostate cyangwa kuri kanseri ya prostate. Yes. Hanyuma rero reka dusimbukire ku yindi ngingo. Ni ingingo iri kuvuga ko Perezida Putin
uyu ni perezida Donald Trump yaje kuba wa leta zunze ubumwe za Amerika, yaje kuba atangaza ko ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ari buze kugirana ikiganiro na perezida Putin w'Uburusiya. ni mu ntambara ahanganyemo na perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Ni intambara yahereye mu mwaka wa 2022 kugeza izi ngizi abagabo bakaba bahanganye, bakaba bagenda bapfa uduce tugiye dutandukanye turimo Kursk ndetse na Crimea. Utu duce rero ngo tukaba turi hariya mu gihugu cya Ukraine, ariko Uburusiya bukavuga ko ari utwatwo. Kugeza amagingo ya rero nicyo kintu cyagiye gikomeza gutera intambara cyangwa se amakimbirane hariya muri Ukraine ndetse n'Uburusiya. Volodymyr Zelensky akavuga ati sinarekura utu duce twose n'utwanjye, ni mu gihe Putin navuga ati n'abantu batuye muri utwo duce weho uvuga ko ari utwawe, banavuga Ikirusiya, ni gute se ushobora kumbwira ngo n'utwawe? Bakarwana rero kugeza saa izi ngizi. Putin akaba ari gufashwa na Korea mu kugaba ibitero kuri Ukraine. Hanyuma Amerika nayo ikaba yaramaze kuza muri iyi intambara ivuga ko azayihagararamo, iyi ntambara igacogora cyangwa se ikarangira. Abandi bakavuga ko ari we ushobora kuzateza intambara ya gatatu y'isi. Abandi bakavuga ko uyu mugabo yamaze kuza mu ntambara ihanganishije u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi agomba nayo kuyihagararamo nk'umugabo, nayo igahagarara cyangwa se igacogora, hanyuma amahoro akaboneka hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko hano ku mugabane wa Afurika. Uyu mugabo rero birumvikana ko ari igihangange, nibyo twatangiriyeho tuvuga. Kugeza ubu ngubu rero tukaba tumwitezeho byinshi cyangwa se twiteze umusaruro ugomba kubaho. Hanyuma uyu nguyu ni Putin ubwo yaganiraga n'itangazamakuru cyangwa se Russia One TV, ni kuwa 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Yavuze ko Uburusiya bwiteguye guhagarika intambara hariya muri Ukraine, atariko tuzashingira ku mpamvu muzi zose zituma turwana na Ukraine kugira ngo iki kibazo cy'amakimbirane kibashe gukemuka cyangwa se gishirweho akadomo. Iyo mpamvu muzi ni yihese, ni turiya duce bagenda bapfa, Crimea n'utundi duce tugera kuri 4 twose Ukraine yanze kuturekura. Vladimir Putin nawe ati buretse ndaje nkwereke, ntago nakwihangana, ntago nzagukundira. Amerika nayo iti iyo ntambara ndaje nyihagararemo nk'igihugu cy'igihangage, igomba kurangira. Nk'abantu mwe ntabwo byoroshye, tukaba dutegereje byinshi, tukaba dutegereje ibizava muri iyi mirwano cyangwa se muri intambara. Hanyuma nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa, Perezida Donald Trump akaba yavuze ko namara kuganira na Perezida Putin araza guhita aganira na Perezida Volodymyr Zelensky. Ubwo birumvikana barahita baganira wenda mu myanzuro ishobora kuba ivuye mu biganiro bagiranye, kuko ni ikiganiro kirabera kuri telefone. Hanyuma ngo arahita kandi anaganira n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa NATO. Ubwo ni nyuma ya Volodymyr Zelensky. Umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya ni Dmitry Peskov yavuze ko barimo gutegura ikiganiro Perezida Putin ari buze kugirana na Perezida Donald Trump. Tukaba twiteze byinshi rero, tukaba tuvuga tutireka dutegereze turebe ibyo biganiro icyo biri buze gutanga, cyangwa se nk'uko byagiye bitangazwa bivuga bati birashoboka 80% birashoboka ko amahoro yaboneka hariya muri Ukraine ndetse n'Uburusiya, abaturage bakongera bagatunganirwa, bakongera bagasubira mu byabo, igihugu cya Ukraine kikongera kikiyubaka, hanyuma n'ibikorwa remezo nabyo bikongera bikubakwa, dore ko kiriya gihugu gikize kuri peteroli, kubikomoka kuri peteroli nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirambo y'abagabo babiri cyangwa se abasirikari babiri bambaye impuzankano y'igisirikare cya FARDC ikaba yaragaragaye hariya mu gace ka Cibitoke, ni muri district ya Cibitoke mu Burundi. Aba bagabo rero ngo bakaba baragaragaye bapfuye, babonetse ku mugezi cyangwa se ku nkengero z'umugezi wa Rusizi. Ni mu gihe imirwano igikomeje hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Abenshi bakaba hanze amaso hehe, bakaba hanze amaso Uvira.
Uvira rero kugezana n'isaha iragoswe ariko ntabwo irafatwa, ntabwo biratangazwa ku mugaragaro ko M23 yayifashe. Ariko abasirikari bose abenshi yaba ari coalition ya FARDC, bwo tuvuze coalition ni abarundi, ababirigi, Mayi Wazalendo, FDLR, FOCAB, FARDC nyirizina, ni benshi abo bose bafatanya na coalition ya FARDC. No mu minsi iri imbere hakaba hagiye kuzaza abandi bitwa aba Blackwater bayowe n'uyu nguyu Eric Dini Prince, nkuko byagiye bikomeza kugenda bigaruka, w'umunyamerika, abacancuro bo muri Colombia, n'abandi nabo batashye iyo Sadek nayo iracyariyo, n'abandi benshi bagiye, abacancuro ba Romania. Iyo yose ni coalition ya FARDC kuko bafatanyaga na FARDC cyangwa se na Republika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Bose barunze hariya muri Uvira. Isaha n'isaha ushobora kumva ngo Uvira yafashwe, nkuko byagiye bitangazwa ko uyu mujyi wa Goma wafashwe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025. Ibyo byaratangajwe, murabyibuka, nyuma yuko uyu mugabo ni General Major Chirimwami, Peter Chirimwami, yaje kuba yicwa ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025, wari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, akaba yarasimbuwe na Bahati Musanga Erasto, ubu ngubu usigaye ayobora iyi Kivu y'Amajyaruguru, akaba yungirijwe na Wirimanzi, kuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ni mu gice kigenzurwa na M23. Kugeza ubu rero imikwabo ikaba ikomeje ari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu bice bigiye bitandukanye aho ngaho za Goma, bagenda bafatana intwaro zigiye zitandukanye za gisirikare babitse, bagenda bafata abasirikare ba FDLR bamwe boherezwa mu Rwanda, bagenda bafata abasirikare b'igisirikare cya FARDC cyangwa se abasirikare ba leta n'abapolisi. Murabyibuka muri babandi 200 baherutse gufatwa, M23 yashiraga hanze ikavuga ko abo basirikari bafashwe ari aba leta ndetse n'abapolisi ba leta. Murabyibuka ibyo ngibyo twabigarutse, twabiganiriyeho. Ikindi rero nkuko bikomeza kugenda bivugwa, M23 iyo nta kindi kiraje nshinga nkuko Colonel Nanga akunda kubivuga, avuga ko uko byagenda kose ni Kinshasa, kibi na cyiza ni Kinshasa. Amasezerano yasinywa y'amahoro yo kurambika intwaro, kutagura ibirindiro yidoha muri Katari, ibyo Washington DC, ibyo ngibyo ngo ntacyo bibabwiye mpaka ni Kinshasa. Bakaba barateguye rero igiterane cyo gushima Imana nyuma y'imisi igera ku 110, irenga 110, bafashe uyu mujyi wa Goma cyangwa se bafashe ibice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ni igiterane cyabereye hariya Igoma kuri stade, bashimira Imana, kitabiriwe n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye, harimo nk'uwo ngo Colonel Nanga uyoboye ihuro AFC M23. Hanyuma hakaza na ba Bertrand Bisimwa bari bariyo, hariyo na Bahati Musanga Erasto, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, n'abandi banyacyubahiro bagiye batandukanye, bose bari bitabiriye uwo muhango wo gushima Imana. Birumvikana n'abandi basirikare bakomeye cyane, bose bari gushima Imana, bavuga bati tugomba gushima Imana ko twafashe uyu mujyi, ko twabohoye uyu mujyi. Twebwe icyo turwanira ni amahoro, ntabwo turwana ngo turwanira intambara cyangwa se turwanira iki, atoya. Twebwe turarwanira amahoro n'icyubahiro tugombwa. Ababi tugomba barabitwimye, twebwe tugomba kubirwanira. Nta kindi turwanira, ni amahoro. Nta kindi turwanira, ni uburenganzira bwacu, ni impinduramatwara, kugira ngo hara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habeho kuringanira. Abantu twese turinganiye, twitwa abanyekongo. Kuki bamwe bitwa abanyekongo abandi ntibitwa abanyekongo? Kubera iki? Ati rero turashima Imana, Imana yarakoze cyane, kandi Imana ituri imbere, ibyo turimo kandi zatugenda imbere, zadufasha. Bari barimo gushima Imana. Ni mu gihe mbere yaho icyo giterane kiba, yaganiriye n'itangazamakuru cyangwa se yaganiriye n'uyu munyamakuru ukomeye cyane yitwa Mariox Naufal, wigeze kuganira na Perezida Paul Kagame.
akunda kuganiriza cyane abaperezida cyangwa se akunda gukora ibiganiro bya politike. Uyu musore w'imyaka 30 ubwo yaganiraga n'uyu Corneille Nangaa yavuze ko badashobora kwihanganira ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi. Yavuze ko ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi ari ubw'igitugu. Tshisekedi ni umuntu wibye amafaranga, kuko byagiye bigarukwaho n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, harimo nk'uyu nguyu Nicolas Kazadi wabaye minisitiri w'imari hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubu ngubu wafunzwe, watawe muri yombi, wafunzwe azira ko ngo yavuze ngo bakurikirane cyangwa se urukiko rukurikirane perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, perezida Felix Tshisekedi, ko yanyereje amafaranga miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika ayashora mu bikorwa by'intambara. Ni za ntambara yarahanganyemo nayo 23 zo akagira gucya kohereza Wazalendo amafaranga, akagira gucya kohereza FDLR n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye abarundi, ataho kugira ngo yubake igihugu kiri gusenyuka, imihanda ntayo Kinshasa, imihanda yarasenyutse n'amazu yarasenyutse, abantu bari gupfa mu duce tugiye dutandukanye, amazi ari kubatwara, imyuzure iri kubatwara umunsi ku munsi, ariko we yarangiza agafata amafaranga akajya kuyashora mu bikorwa by'intambara. Ati rero nta buyobozi bwe, ikindi akayajyana mu bikorwa bye bwite. Ikirombe giherutse gufatwa cy'Abanyakanada hariya muri teritwari ya Mwenga, murabyibuka, muri shiferi ya Ruhinja, muri village Ruciga, ariko ni mu gace, ni ikirombe cyitwa Nitwangiza Mining Baniro. Icyo kirombe niko cyitwa, giherutse gufatirwamo abashinwa bagera kuri 20 barimo gucukura amabuye rwihishwa. 23 yarahafashe, imaze kuhafata ihita yirukana amabonga bashinwa bari gucukura amabuye. Kugeza ubu ngubu hari indege zimaze imisi ziri kuza ziturutse i Burundi, ariko ni za FARDC zari zije gutata, barazirashe. Iya kabiri bayirasira ahantu bita za Mikenke, ariko yari iri kurasa ku Banyamurenge mu gace kitwa Ndake, nkuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ubu rero iyo ugiye kureba usanga intambara hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga ngo ikintu kiriho, yaba ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze kugaragaza ko bari kwitegura intambara kandi itoroshye mu minsi iri imbere. M23 nayo yamaze kwisuganya. Ni mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze iminsi iri kugenda ideployinga ingabo mu bice bigiye bitandukanye, harimo nka Kabyonge ndetse na hano za Uvira. Reka mbashimire rero, mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze gukanda subscribe na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, cyane cyane bigaruka kuri politike, hanyuma tujye tuganira mu muryango mugari. Ikindi kandi icyo usabwa ni ibitekerezo byanyu biba bikenewe, kandi nkabashimira kuba mukomeje kugenda munyereka urukundo uko bwije n'uko bikeye. Nyagasani akomeze abarinde. Bye bye.